Kataguha ikaze inshuti mukunzi tubana kuri channel yacu. Aho hose turagushuje. Wowe mukristo amahoro y'Imana abane nawe ndetse n'abasilamu muri rusange bifurije igisibo cyiza cy'ukwezi kwa Ramadan. Mbabwira ko ari ukwezi kwiza kuje imigisha. Hanyuma nkwifuriza ko Nyagasani yazakira igisibo cyawe cy'uku kwezi kwa Ramadan, ubundi tukakubonamo ibyiza. Mwahaye ikaze rero uyu munsi wa none tugiye kuganira ku kiganiro cyiza, aho tugiye kuganira ku muti cyangwa se ku ndwara yerekeranye na sinezite, indwara ifatwa n'abantu benshi bagiye batandukanye kandi ishobora no kuba yagira byinshi yangiza. Rero turarebera hamwe igitera iyi ndwara. Akenshi iyi ndwara iterwa no kuba ushobora nko guhumeka umwuka mubi cyangwa se ukarya indyo mbi, hanyuma ukaba wakwataka n'iyi ndwara. Umwuka mubi duhumeka ushobora kuba watuma wandura ino ndwara ya sinezite, ukaba wagira ubuzima bugoranye. Rero ibimenyetso bimwe na bimwe cyangwa se kugira ngo wumve ko ushobora kuba urwaye indwara ya sinezite, hari ikibazo cy'imihumekere itari myiza. Ikindi hari udusebe twataka mu mihumekere yawe ugafungana cyangwa se ugafatana, cyane cyane nk'igihe hari ubukonje ukumva utameze neza. Iyi ndwara rero iravurwa igakira. Bimwe mu bintu byagufasha mu buryo bwo kuyirinda, hari ukuba wakoresha tungurusumu, ariko nk'abakobwa cyangwa abadamu bari mu kwezi kwabo ntabwo wemerewe kuba wayikoresha, ariko undi muntu utari mu kwezi yayikoresha. Hari no kuba wakoresha ibitunguru by'umutuku mu gihe ufite indwara ya sinezite, ndetse hari no kuba wakoresha indimu, nayo iri mu bintu byagufasha, cyangwa se ukaba wafata tangawizi ukayibiza neza, ukaba washyiramo ubuki, ubundi ukarwanya izo bagiteri. Ikindi ukirinda kujya ahantu hari inganda, kuko inganda ziproducinga imyuka itari myiza ishobora kukugiraho ingaruka, ndetse ukirinda no kwegera zimwe mu matungo, kuko amatungo amwe n'amwe aba afite zimwe muri bagiteri zitera iyi ndwara ya sinezite. Muhaye ikaze. Hanyuma hari no kuba wakoresha amavuta y'inturusu. Abavuzi bamwe na bamwe baba bayafite, urayafata ukayasiga hejuru hagati y'amazuru n'amaso, ku buryo ubasha kuba wahumeka neza. Cyangwa se ukaba wafata amavuta yayo mu byo kurya byawe, ndetse ukibanda ku mboga n'imbuto z'amoko agiye atandukanye. Ntabwo rero ari ibyo ngibyo nifuje ko nakugezaho umuti, ahubwo tugiye gukora umuti wa nyawo, cyangwa se umuti w'iyi ndwara ya sinezite, kuko umuntu wese yayandura bitewe n'ikirere cyangwa se n'umwuka utari mwiza, cyangwa se kwa kundi umuyaga uhuha ukazamura zimwe muri bagiteri ukaba wazihumeka, buri wese ashobora kuba yayirwara. Rero turifashisha ibumba dukoresha ubundi ni ibumba ry'umweru, ariko irindi kugaragaza ni ibumba ry'umutuku, kuko ibumba ry'umweru naribuze. Ariko wowe nujya kurishaka uzashaka ibumba ry'umweru, niryo rizagufasha kwivura iyi ndwara ya sinezite. Urafata rero utuyiko 5 tw'ibumba ry'umweru, nubwo ubona iri ngiri
ari ibumba ry'umutuku. Hanyuma ufate amazi utu ni utunuze 5. Hanyuma numara gushiramo amazi ubivange, ariko ikintu ugomba kwitondera, ikintu ugiye gukoresha. D'abord ugomba gukoresha isahani y'idongo, ukirinda gukoresha isahani ya plastique. Nubwo nabuze 5 ariko ngewe nshaka kuba nashyizemo amazi menshi, kandi rigomba kuba rifashe, kandi ukibuka gukoresha amazi meza. Numara gukora utu tuyiko tw'iri bumba, nzabagezaho n'akamaro k'iri bumba ry'umutuku, icyo warikoresha cyangwa se icyo ryagufasha mu buzima bwa buri munsi. Ariya amavuta y'inturusu utayabonye ushobora no kwiyukisha ibindi nzabagezaho birimo n'ibibabi by'inturusu. Hanyuma uravanga iri bumba, umara kurivanga neza ryabaye nk'ubugari, nukoresha isahani ya plastique gishobora kutakuvura, ariko ugomba gukoresha isahani y'ibumba kugira ngo ube wakira, cyangwa se ube wakira mu gihe cyihuse. Hanyuma umaze kuvangavanga ibumba ryawe ry'umweru, pana rino ritukura, umara kurivangavanga neza, urafata hagati y'amaso aho izuru ryawe riri, hanyuma urebeye nko kuri kino gishushanyo, urasiga uturutse aho ikibazo gituruka cyangwa se gihera. Sasa rero uraba wakarabye, ufate ibumba gutya, usige paseri nibura nini mo gakeya, wenda santimetero 25, kugira ngo ukore ipaseri ihagije. Nurangiza usige izuru aho riri kugeza hejuru ku gahanga hejuru, usige neza akapaseri kanini. Ni ukuvuga ngo iri bumba numara kurisiga neza rirafata, ubundi ryume. Nimara kuma nibura amasaha 3, ariko mu gihe wihuta, wenda ufite nk'akazi, wabikora mu gitondo mbere y'isaha, hanyuma rikuma, isaha yishize riruma rigatangira gusatagurika. Ariko utihuta wabimarishaho amasaha 3, ubundi ugakaraba mu maso. Icyo rikora, rinyunyuzamo zimwe muri bagiteri ziba zateye iki kibazo cya sinezite cyangwa se cy'imihumekere itari myiza. Hanyuma ukabasha, wabibonye, ukabasha kuba wakira, kandi bino bintu bikiza mu gihe cyihuse, ntabwo bitinda. Ibyumweru 2 uba wamaze gukira iyi ndwara ya sinezite ikunze kwataka abantu, cyane cyane mu gihe cy'ubukonje. Ugasanga abantu ntabwo bimeze neza, cyangwa ahantu hari ikirere kitameze neza. Uyu ni umuti rero wizewe ukoresha, ubundi ukaba ukize mu gihe cy'ibyumweru 2, indwara ya sinezite ikaba irashize. Ubundi ukabikoresha mu gitondo
ndetse na nimugoroba. Mu gihe utihuta wenda wirirwa nko mu rugo, wajya ubikoresha mu gitondo na saa sita ndetse na nimugoroba, kugira ngo mu gihe gitoya ube ukize iyi ndwara ya sinezite. Turabakunda rero, muraba agaciro, kandi mwe mutwereka ko mudukunda, ni ukuri muhagize neza, respect. Uyu ni umuti wizewe. Kora subscribe, wibuke gukora like, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Hanyuma ufite nk'ikibazo nawe watwandikira. Uyu ni umuntu wanyandikiye akambwira ati wazadufashije ukatubwira umuti wa sinezite, ko nakoresheje bimwe mu byo watubwiye nkabasha gukira, ntabwo wamfasha no gukira sinezite. Iki ni igisubizo rero kuri wowe ufite iki kibazo cya sinezite. Ndibaza neza ko unyuzwe kandi ubonye umuti wizewe uzakoresha ukaba ugize ubuzima bwiza n'amagara mazima. Turabakunda rero, kora share ku bandi, dukomeze kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nawe utaha.